kumva ngo bafite rubaya bafite ikindi kintu nk'ibyo ngibyo n'utubonetsemo kuturapfa bakora imihanda baravura abasirikare barabavura abaturage baraha ibyo kurya ibyo byose urumva nakaze kenshi kandi narumvise ngo mu 23 ngo buriya ngo mu makuru atavugwa ari mu gikari ngo buriya hari ukuntu Amerika ngo ifite mu kuboko ngo inyuma yayo hari ukuntu ngo irimo irayisapotinga abo bantu ni abantu twita xenophore abantu bahora bumva ko Amerika ari nk'Imana ndakuramutsa Maria dawuri mu ijuru abantu bameze gutyo bariho kuko bumva ko M23 ishobora kuba idafite Amerika nabo ubwabo ku bantu baba badafite Amerika byubareke abo ngabo je ntabwo mvuga ikintu ntabwo wowe ubyemera se ntabwo mbyemera none se zirantwara kuko Amerika ibihugu bavuga M23 nta kintu tuzi ikora ki ibihugu bavuga ikura hehe buriya bushobozi bungana kuriya kubita ibihugu wanyebeje rero gukubita ibihugu byose byakura he ubushobozi bwo kwikubita ni kuri Amerika nabyo kucyuka M23 igomba gukubitwa azilonga zitari kumwe na Amerika kandi mu gihe kubita abatari kumwe na Amerika woya nyine ngenda avuga ko kubirimo irakubita abantu barabihuze nyine nuko ifite izindi mbaraga ziri inyuma none se nta Amerika yari yakubita igatsindwa hehe ubwo none se muri Afghanistan ntiyafunze imizigo Ahmed Karzai na Ashraf Ghani ubutegetsi bwabo bukaguruka abatalibani bakabwigarurira Amerika se ntiyagiye muri Mogadisho ku bwa Siyad igakubitwa ikirukanka Amerika se Vietnam muri bayikubise Amerika se Cuba yayitsinze muri za 50 Amerika se ntiyagiye muri Libya igasiga citse bice bibiri Amerika ubu Libya iri prosperous kurusha rimeze mbere erega ntabwo turi muri Hollywood hano ushobora gutsinda intambara urumva icyo wari kumbwira nkumva ari kimwe ntago Amerika ntago M23 ari anti American na Amerika ntabwo ari anti M23 niyo mpamvu yemera ko bajya duha abantu bakaganira kajya kureba ibyo baganira nuko ibandastandinga n'impamvu zabyo akuvuga ngo ntago barwana Amerika idahari umuntu wese yakora ikintu Amerika ibikorwa maze kugeraho byose ntabwo nta munyamerika giye mbona bari baza kumfasha giye marishari mbikubwira none kubera iki M23 nkantininga na kuri tawa Amerika itarimo nyine ikintu abantu babibaza erega marishari ibi bintu biba BBC yose irimo irareba M23 babonye Amerika se babonye Amerika oya ntayo nabonye ariko reka tuganire dusa sinzo bindabize abantu baradukurikira ari benshi uyu munsi M23 bavuga ko ifite amadrones ifite ibibunda biremereye ibyo bita ngo niba ari byitwa sabasaba n'ibiki wowe urabizi kundusha ibyo bintu bikura hehe none se izo mbaraga zituma kubita abarundi bajya bivuga ngo baridoga ngo bazi kurwana bajundi barabakubise barambuka Tanzania barayihuragurira agenda n'uyu munsi iragarutse Tanzania bazongera bayikubite ubushatse kuvuga ko nta gihugu gikomeye reka tureke Amerika ubu nta gihugu kiri inyuma ya M23 gikomeye ako nyine nagasuzugura abanyafrika mu isuzuguro ubu isi ahantu igeze uyu munsi drone ni ikintu ushobora gukorera iwawe muri salo ukakironshinga kikarasa M23 bize bangana kuriya ntago bakora drone ngo zirwane icyo ni cyane bambuye imbunda bayikoresha igize bafite nyine ibikoresho bayikura matière première zikora izo drone ziva muri Kongo kucyumva ko mu M23 atakora na iPhone icyo ni kimwe babikora ariko tubigendanemo bambuye drone zirazituritse kamikaze bazifatiye igoma warazibona mu bisanda ndacyemeye bambuye izo sabasaba ni BM21 bazambuye leta bafite ibifaro bagendamo babyambuye leta urumva nukubera iki abantu bumva ko M23 itarwaye intambara ngira ikindi cya kabiri ntago intambara zose ariko wakwambura abantu ibibunda bikomeye gutyo we nta bindi wakoresheje kugira ngo bambure icyo cyo kibazo kubera yuko hari wese uvira ko yafashwe nta sasu rivuze urumva ubwo bakoresheje tekinike uvira yafashwe nta sasu rivuze ukava intambara avugiyemo ako marisha ko wabaye umusirikare n'uyu munsi kuri we uvira na Bukavu ni ibihugu bitanabwo n'umusirikare uyu munsi uvira na Bukavu ni ibihugu ni igisirikare ukivamo ntikikuvamo ni imigi yafashwe nta masasa avugiyemo ibyo niko bimeze n'iyo stati yabyo ntumbwire ngo ntabajura barasiyemo ibyo ntabwo ariko nta ntambara bere muri Uvira intambara garikiye kiriba finish bafashe Uvira nta sasu rivuze nta ntambara bere muri Uvira y'amasasu ibyo ngibyo niba ari amakuru utaruzi yamenye nta ntambara bere muri Bukavu ubwo bakoresheje iki ni magisi abanya-Uvira abanya-Bukavu baranditse basaba abantu abasirikare barahunga abarundi barirukanka M23 bukaba intambara zabereye Katogota intambara ziba Ruvungi Bwegera Kiriba hanyuma barahunga ibyo ni bisanzwe ubwo bari basigaye bafite ubwoba bwinshi bari abahonze hari imigi itarwanirwa byo ntago ari ibintu birenze ariko burya hanyuma rero kumbwira ngo M23 yakubita abantu gutya ngo nta gihugu ibyo ngibyo impamvu nshaka kugira ngo tutaza kubyinjiramo nuko niba ijambo igihugu bihinduka ko uw'igihugu gifashije atsinda urambaza igihugu kuri M23 ye nkakubwira ibihugu kuri Kongo Afrika y'Epfo Tanzania Malawi Uburundi niki ko yo ikitatsinze ari ibihugu kuki nyumvisha ko M23 atsinze kubera igihugu
turebe intambara uko imeze gutyo. Uwafashwe n'ibihugu yaratsinze. Kuki ushaka kunyemeza ko uwafashwe n'igihugu runaka tutazi ari utsinda? Icyo gihugu ni Imana. No kuvuga ngo mu ntambara harwana umutima. Yego. Mu Rwanda narabikubwiye n'ubushize gende mbandi bukabyo naravuze. Jeshi ni silaha, jeshi ni siasa, jeshi ni nidhamu, jeshi tena ni nini? Ni mbiru za vita, za kivita. Intambara ni tactique, ni impamvu urwana, ni bibunda ufite n'ibindi byose na politike ukoresha. So urebye imbunda Sadek yacyuye Samedi yarasa, ntabwo uri bunyemeze ko M23 kubye gatanu kugira ngo ibone kubanesha. Ni nacyo kibazo gihari, ukazana amatu y'intambara bitanganyika utazanye umutima muri Tanganyika, ukazana amadrone n'iki mashyashya utazanye umutima mu ngabo, n'ubundi urabizana nk'ibikoresho. Urumva buriya muri technology hari ikintu bita hardware na software. Urumva iyi computer ureba gutya, this is hard, ariko application zirimo ni soft, sibyo? N'intambara nuko imeze rero. Iyo uje uri hard, ndi umusirikare natereye ibyuma nagize gute, soft ziragukubita, ziri soft ziri na hard. Turimo kujyana M23 ifite abasirikare, ifite n'umutima urwana. Iyo soft cause ituma irwana irakurasa, kuko nta mahitamo yandi bafite. So nicyo navuga rero bagera, icyo navuga kubera ko ku ruhande rwa adversaire wa M23 na Iberia adversaire, ntabwo mu by'ukuri uyu munsi tugiye kuvuga ngo noneho bari barabuze imbunda haje ishyashya, bari barabuze amafaranga haje iki, baraje abamercenaires batari bo haje abandi, haje umutanzania wundi wisize ufite imitwe 2 n'amaguru 7, mu gihe haje abafite 2. No, n'ubundi bazazi barambike ibarase ibaturitse. Ariko ndacyashimangira ko intambara zabe ni ku rundi rwego, kubera ko abantu barwanira mu matsinda mato magari y'imiryango mpuzamahanga baziyemo bajya impaka ku ntambara. Ariko waje umwe ashobora kurasa akaguhagama, ariko ntabwo yakunesha. Nagiye nsoma comment z'ibiganiro ukora, nabonye abantu bavuga buriya ngo ushyigikiye M23 cyane, ngo ujye ukunda kuyibererekeraho cyane ngo uyivuga, ngo umeze nkaho uyivuganira cyane. Nta kibazo nawe mu gihe babivuze nawe turi kumwe, ndakubwira kandi nyuma yo kukubwira kangaka babarize ibyo ndimo kuvuga nabogamiye gute, babarize batazanga babite muri commentaire. Woya nta mbonge uko mbibona ubuvuga ibintu uko biri, kandi koko iyo bivuze wagiye kuvuga ibintu birasohora. M23 uvirira ifata hehe, abantu batukana n'iki, bambaye haga wabonye ko bacecetse, wa mushuti wawe nabonye yaracecetse ubu ngo ari mu gacerere, arashaka hari kugaruka mu miyoboka mana, aheretse gukora propagande kugira ngo maneko ugitangaza muri aka karere ngo nekera ngo igisirikare cya cy'u Burundi ngo n'ukuntu ngajya iminembwe muri operation akajya gufata abantu mateko. Ariko ni ikintu yakoze y'igi propaganda ragikwirakwiza, none abagikwirakwiza bigira abantu bari anti Mbayahaga, kandi Mbayahaga bari inyuma. Urumva ngamere ngo ni gitangaza umuntu nkuriya se maneko gitangaza he Mbayahaga se Mbayahaga bitewe n'ukuntu yigaragaje cyane, ntabwo uriya ubumaneko bwa muhira bahita bamwica. Ndi nk'ibyo ratawura wumva nareba kure. Ikindi cya kabiri ibyo yigira ngo ni gitangaza, yanetse Fizi arahaguma, yanetse Minembwe ayigumamo, aneka Ruvungi arayitsinda. Erega ntabwo uranga umuntu yafoye umuheto, uri wako yarashe mu cyico cyambaye hagari ikihoretse guseba gusa. Ariko reka nkubwire rero buriya none buriya sha nkubwire ubwo mumara gucya mareshari nanga guseba zasenguye ku ntambara. Yiyunze n'amabusha wawe inde Mbayahaga umugende yiyunze nande gake na Sikovia barimo kuvuga rumwe. Ntabwo abonye Sikovia avuga ati ngiye Mbayahaga ndamwemera mwiyoboka amana, ariko ngo muri politike ngo nibyo atumvamo neza. Ntabwo nakumvise. Oya utemera Mbayahaga se nk'umuntu wananiye itorero akabikirumbo akarumbira Yesu ninde yagiye mu kandi ngo buriya Mbayahaga arakomeye muri eglise. Hoya Mbayahaga ariko ntukamwita ikirumbo, kandi abari ani inshuti na yarumbiye Yesu na boss w'igihugu cy'u Burundi. Yarumbiye Yesu nimwe mvuga. Yarumbiye Yesu. Nta kindi. Uramusebeje ariko ahantu. Ntabwo musebeje. Mbo noneho reka tugiye wakwirirwa ugambanira abanyamurenge, ugambanira abaturage ngo uracyari umuntu w'Imana, kandi mu banyamurenge uzi ko ari abantu basenga cyane. Uzi ko Mbayahaga agomba kuba ari umuntu uryama ku banyamurenge. Umva hari ikindi umuntu uzafite. Reka ubwire yirirwa kwarana abamuriga ntama nakandi kagabo bita ngo niba Fred nibarinde. Mbayahaga akwiye kujya mu ruhande, kuko Mbayahaga ni dini afite ngo ari papa y'abanyamurenge. Yatangiye kera yitega papa. Ubwo aragira ngo abigizeyo Mbayahaga bako muri Gatumba imipfire y'abaturage y'abanyamurenge mu Gatumba arayizi. Ntago mushinja nibivugo. Ngewe reka ngira icyo iyo ufite umwanya ngo Mbayahaga, kuko wavuze ngo ari hafi na Sebarundi uriya Murundi uriya mu perezida wabo. Bro urengera rubanda papa.
ntabwo ujya mu bintu byandamayininga ubuzima bw'abantu cyane, kuko ako kantu Imana yaguhaye nako kurengera imbaga sako kwishongora. Buryo ugize amahirwe ukagera no kwa gitifu mukaba inshuti, uba ukwiye kuvuga uti dropa utirangana gute abana bataye ishuri, ugakwiye kuvuga rero umuturage utuye hariya inzu ivirwa giti mu murenge wawe wari ubizi, wa muturage akaramirwa. Ubwo rero amahoro y'abanyamurenge nubwo batasenga amayahaga ngo bayamukeshe yagomba kuyagiramo uruhare, none agira uruhare mu tugara no kugira ngo hishwe abanyamurenge. Reka nguhe amakuru ubone kumbaza. Umuntu wese ugira uruhare mu kumena amaraso y'inzirakarengane arahanwa akabona cyamutema kone hano ku isi, akazakibona ageze no kwa shebuye. Mbayahaga ntumureba kuriya amasazi rero ni mabi cyane. Umwanya yabonye yapfushije ubusa ntibabyaza umusaruro. Imagine Marshal nirirwa mvuga ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo nifuje kuba nkambaye ahaga, ariko buri muntu wese mu gihugu cye tuvuge ndi umunyakenya nkabasha kugera kwa William Ruto nkamwisanzuraho akansura tugasurana, uzi igihe navuga ibi ngibi nahindura akazi nkakapudetinga ku rundi rwego. Abantu babona umwanya na opportunity bakawupfusha ubusa. Nabibwiye mbaye ahaga igihe kimwe ku mbuga nkoranyambaga kandi arankurikirana ndabizi, yapfushije ubusa itarante Imana yamuhaye yo kuba inshuti n'umuperezida, kuko umuperezida ni umuntu ukomeye ku gihugu, ajya kwicisha abanyamurenge, ariko bazamuhenera bazamutera umwaku we n'abadede n'iki byose. Niba ari ishyaka musigeze kubona no mu karere zandavura ku buryo kwitwa umudede, ubusa umuntu wakwita umuntu umugabo intera hamwe n'indi ntawe akanywera kwicupa mu kabari, ntawe umuntu wakora koperative yitwa impuzamugambi n'indi kandi genda muri za koporoma bya za byangabo ujye urebe ko ari koperative yitwa intera hamwe. wenga intera hamwe zahoze zemewe kera kubwa Habyarimana ngo zari zikaze ngo niryo zina abantu bari kunda byata, mwumvaga ari ijambo rifatika. So uyu munsi urishimira kuba inshuti na CNDD-FDD, ukishimira kuba umukozi wabo wica abandi bahemukira. Ni ikibazo, ariko uwitimbye kuri Emerenide akitsimba kuri MPR ya Mobutu akitsimba kuri iki n'iki, ubu ngubu barimo kurogereta bro. East Africa, Great Lakes and Africa as whole ntabwo biga. Mbaye hagakwiye kwiga, urumva ntabwo aruta, urumva abari barihaye Imana bajyaga bajya ntabwo ujyumva abasenyeri abapadiri bo kuri Sainte Famille bagize uruhare mu kurimbura abatutsi bari kuri Sainte Famille. Niba rinde hari wose Covian nyamara akunda kuvuga yanga kubi. Buriya mu bakatolike buriya ngo habire wagiye amarorerwa ujyana kubegije na Pisto hamwe n'abapadiri bakoze amahanga. Ndaje ariko ndamwibuka iba ariko Wenceslas simbizi unyeshyaka se ubanza ari wari uwo. Oya uwo ngo banze sinzi icyo haryo uwo ngo simba mbazi simbize yira afite Pisto kunuza kandi ari umupadiri. So kuki sitabwira abantu umugabo bitasemerera njya mubona kuri umurundi ufite channel ariko kuvuga ikintu kiri virale cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubona agahenda kamwisha ati mwabadedema mushaka gusaza nk'abantu bo muri Muvoma. Kuko uribaza mbaye ahaga uri muri side ya gospel nivuga butumwa, hari abandi bari muri leta bavuga ibyo bavuga. Kuba inshuti n'ubutegetsi buhebuka bwica abantu ukazasaza n'abuzukuru wawe mukagira ikimwaro, ibyo ngibyo kandi nkubwire uri butu uzabibona sende dizasiba muri aka karere, ku buryo uzajya ugenda ukagira impuhwe ukagira isoni z'umwambaro wigeze kwambara n'ifoto yawe wafotowe, urumva kandi uzayibona n'amaso. Ikindi jewe icyo gihe ubinote muri iyo agenda yawe dore ukunda kwandika, icyo gihe uzampamagara kandi uzayibona kabisa. Icyo nagira ngo nongereho, nagira ngo mbwire abarundi badukurikiye cyane cyane abayobozi b'i Burundi, abarundi b'abanyagihugu bo ntanubwo babibareba. Nuvuga ngo abarundi bari hejuru mu bayobozi, ndagira ngo mbwire ikintu nyine icobero Evariste Ndayishimiye. Bano barundi bamukikije harimo n'aba bambaye ahaga, ngiye mbabona amusori kabisa mbaye ahaga simwanga siki, ariko nkurikije imyitwarire mbona nuko bamujya imbere bamwereka ko ari abana beza, mbona bamwe ari ibisambo. Buriya n'ubusambo n'ugushaka n'ibisambo bitamugira inama, ahubwo bo bashaka guhora bamwereka rwose bosi wacu ibyo uvuga n'ukuri, biriya bihugu mushyira mu majwi tugomba kubikubita, tugomba kubivuga nabi, biriya nta kintu byagezaho neva, ahubwo nashaka arebe ukuntu bari abantu bamuri imbere birirwa bavuga amafuti abigize yahindure aza n'abandi babajyanama be bashyashya. No kubibona cyangwa azabireke, ibyo ntacyo bintu nkwaye. Jewe ntabwo ndi umujyanama wa neva, nashaka azabikora nabe bamudihe bamukureho agende. Ubuse ndigomba kuva muri aka karere. It's a must kubera ko urumva ariko itanavuyeho yahinduka bwana Marisha. Oya ikintu kitahindutse mu myaka 20 ntabwo cyahinduka. Nta muntu uvuga igifaransa afite imyaka 60 ngagishobora. Ariko hari umurundi twaganiriye unyumve neza, yarambwiye ari muri South Africa, yarambwiye ati ntabwo bashaka guhinduka ku ngoma, yarambwiye ngo ku ngoma zose zabayeho ngo abarundi bahoze bapfa, ngo ahubwo ngo ku ngoma ngo ya CNDD-FDD ngo nibwo ngo agahenge karimo karaboneka. Nta kibazo, we ni idea yiwe. Agahenge karimo kuboneka, katogota karabonetse. Niyo aruva igihugu cyahindutse gihangange, wonyine nawe ni nk'ubudede nk'abo bose.
Okay. None rero mwihorera impunzi ufitiye senede nizi ntazo ngewe ubu reka nkubaze igihe sina leta yanjye iyi channel yawe muri imyaka 20 idatera imbere itagira subscribe itagira gute kuvuga ngo ni channel ubwoko ki si uko se iriya channel ya senede imaze imyaka 20 ku butegetsi nta subscribe nta viewership nta like uzi ko natwe tubaciyeho nta commentaire urumva bagomba kuvaho bakagenda bariye yego kuko ikintu cyo guhinduka kiragora ntabwo ntawabujije impinduka sibyo utinye none se uwo murundi urimo kuvuga ngo ari muri South Africa niyihe leta yindi igeze ikagifunga imipaka ku mipaka 3 ikabifunzemo 2 haka abantu bagiye bakoresha ubwenge ibintu by'amarangamutima babikuramo iki uzamubwira uti nk'ibyo bikumariye iki kuvuga gutyo natubwire leta y'u Burundi yigeze iyobora igafunga umupaka w'ibihugu 2 muri 3 biyikikije nahitubwire nta kibazo turabyumva so nabitubwire nta kibazo ibintu birumvikana imihanda bafite ni yabagaza kuri air yabagaza turi kumwe airport bafite nizo nta yindi bari bubaka stade bubatse ikintu kimeze urabona ama stade kafirimo gufungisha na FIFA mu minsi ishize izi z'amahoro izahe hose za Uganda urabiko ari ubwoko bw'ama stade yagiye afungwa kandi yitwa ko ari ama stade mu binyejana mu binye 10 bishize ubu barimo kubaka stade urumva yahoze yari rwa gasore bayita ngo ni intwari baramuhinduye kandi urwa gasore niwe bita intwari n'incungu y'abarundi bafata stade bayihindura izina akuna ari n'abagome umuntu mata yamwita intwari ariko y'igihugu mugasibanganya izina rye kandi ari incungu y'intuzi mu magambo yabo bubaka igistade kiraho nga ibitara bikimurikira byahise byikubita hasi uwo munsi bagicekinga buriya wambwira ngo urubaka stade igezweho ukubaka stade kafi irimo guhinduza no gusenyesha wowe ngo wakoze ibitangaza ikibazo imyaka 20 urafunga imipaka nta muhanda muzima mufite erega umutoya akeneye umuhanda akeneye ubuvuzi i Burundi nta mihanda mizima ihari akeneye diplomasi akeneye buri kimwe cyose oya imihanda mizima irahari marisha nta mihanda mizima bafite igezweho duke Afrika ikeneye yaheze ijya heza ariko urimo gushinyagura bro wenda shinyagura se neva ntago yabivuga ngo ni igihugu cyambe ariko rero umuyoboke wenyine cyangwa sindi umuyoboke we ahubwo hari ikintu Evariste Ndashimye ntabwo muri politiki yavuga amagambo umva nkubwire okay reka nkubwire Evariste Ndashimye yaravuze nkubwire ngo dufate urugero Uganda amaze kubaka Hoima Stadium irahari ntabwo irahari Uganda no bafite umuhanda uhenze cyane ku isi iyi mihanda igenda mu kirere urabyemera cyane ubyemera ujya muri AI irene bikwereka birahari ndabibona none se Burundi nako tujye muri AI twereka uwo muhanda twereka ibyo bibuga twereka ibyo bikorwa twereka ibyo buvuzi twereke kandi imyaka 20 mudafite ibyo ngibyo mwashyize none se neva kavuga ko igihugu cye ari cyo gikize ku isi cyokoreje ubundi yarongera aragaruka aravuga ngo barakiyubaka ngo batinze mu bukenewe akora icyo bita contradiction abarundi baze kujya mu mbwirwa ruhameze mu byumve hari ahavuga ko igihugu cyanyu ngo gikize kurusha ibindi ku isi ngo gikungahaye ubundi akagaruka akavuga ko ngo mukiri mu nzira y'amajyambere ngo yewe munagikene ahubwo aho niho nemeranya na Neva ndibaza aho niho nemeranya na Neva nine se nyine kukivuguruza kuko nka perezida w'igihugu cyose agomba kuvuga ati igihugu cyacu ni cyiza kuruta ibindi byose akanavuga ati naho turagera ubundi iyo ni imvugo y'umuntu w'umunyapolitiki hariya nta kintu nta kosa hariya nta kibazo oya nawe ugomba kwamenya igihugu cyawe kandi nawe wawe uri umukire buriya ndabizi muri quartier yo mukire bafite ngewe hari uburyo wese oya nta muntu uryiwe nuri umukire wawe rero ku giti cye kiviya nawe Burundi burakize ku Burundi nyine ariko ubundi ku ruhando rw'isi ryo gihugu cyanyuma cyo na Kongo batindahaye no ku rutonde rwa IMF wabireba hari reka tujye ku yindi ngingo wenda twihuta tugana ku musozo hari leta ya Tanzania ngo yafashe initiative yo kwirukana cyangwa se yo gutahisha impunzi z'abarundi zari ziri mu nkambi ya Tanzania shishi tabona ngo abari abinange bakanga kuvamo ngo babasenyeyeho ibi bintu byo bihatse iki ko twumva na Tanzania igiye gufasha Kongo ngo kurwanya M23 ibyo bintu si impunzi zigiye kuba ahubwo zijya mu bibazo by'abarundi bakaba bazishubijana ahubwo aribwo bazohera bagiye kuzicisha ubwabyo byisha amategeko mpuzamahanga yaba amategeko y'uburenganzira bwa muntu w'icyo cyane 48 ngira ngo urumva i Geneve yaba ibiri muri UN Charter byose ntabwo byemewe gucyura impunzi no kuzihatira gutaha ariko kuva Amerika yarasa Venezuela n'ibindi isanzwe ikora urumva ko international relations international law isi igendera ku mategeko birimo guhungabana ubwo rero jewe ndagusubiza nk'umuntu
udashaka kubyinjiramo cyane ngo mbisesengure mbigire igitangaza impunzi nizi icyo yahunze nihajya environment mu gihugu impunzi yaturutsemo HCR ikabyemeza Tanzania yakiriye bikabyemenyaho icyo bita tripartite impunzi zataha kuyisenyera amazu si wo muti umuti no gukurikiza inzira zemewe n'amategeko n'ibyanga rero ubwo abataha bazataha bihanagure abishwa bazishwa kubera Tanzania izabikoze ariko giye kubera ko nakuye ko ntekereza ko umuntu wese afite ukuntu abasakaje nyakatsi ubwo Tanzania izabishima ababikora nabo babikoreho nese ubwo ntizaga mu Burundi yaremewe kuba impunzi oya niba yarahunze igihugu cye kubera umutekano muke nibaza afite mu Burundi n'abatanzania bazahunga nyine ubwo izo mpunzi bagwa jima babahe izo mpunzi nizagambaniwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nibakomeze bigire biriya ibyo bakora abarundi n'abandi bazabibakora icyo ndibaza urumva neza n'abandi bazabibakora nabo bazakenera guhungirayo mbese ubundi Uburundi buzahora mu majanja ya CNDD-FDD bukomeze gupfapfana kuriya Uburundi buzajya mu buryo kandi hari icyo kandi ntabwo Burundi bubana na Tanzania kubera ubucuti bibana kubera amategeko y'imibanire sibyo hari icyo Burundi yafasha umutanzania cyo Tanzania yafasha Burundi niba inyiturano no kubirukana gutyo shishi itabona impunzi yashaka n'ikindi gihugu cy'amatari Tanzania Tanzania yabindaniye nishaka igihugu cya gatatu cya kane cyemera kujyamo izo mpunzi Tanzania idashaka zajya muri Maroc zajya muri Malawi aho zajya hose ndibwira ko ntago impunzi ari ibicucu hari abo bizagiraho ingaruka ariko Tanzania izaferinga ntabwo urwo rugambi izarutsinda ntabwo ugiye mura ko yarutsinda kuko ntibibeje amategeko ntabwo impunzi yanze kubiwabo Tanzania se buri hari nduta naye baba hari muri paradizo ni New York impunzi kwitwereza batagira n'inkwi zo gucana bihorere mwana nese Tanzania buriya Burundi sibwo bwagambaniye zira mpunzi zabo kugira ngo zitahe nese kuki bukoresha kugambana bwagiye bukabigisha come and see and go and tell ibyo byarabananiye bigeze kubikora amahama ngira ngo kandi bigakunda aho kugira ngo cyuri impunzi mu bugambanyi wagiye kuziganiriza one second time ukazageza impunzi zumva zigataha ikindi kandi ugatunganya ibyo mu gihugu kugira ngo impunzi kuko nta mpunzi itagira umufamiliye uwo rero umufamiliye niwe uvuga ati haro kudataha imihanda yarabonetse ubuvuzi ubutabera bwaraje gusaranganya amasambu bikorwa mu mucyo ya severi uriya mu Burundi ngo urwanya akarengane n'iki niki ahubwo barenganya abantu kagira ngo nibyo bakora no kurenganya abantu ugasanga imitungo barayitwaye environment niba nziza abadede bagakora imbonera kure zigwa zikanga abantu zibagira gute abamusaga biciye musaga bakabona ubutabera urumva Uburundi bukabohereza ibyemezo by'urukiko rwa East Africa rwavuze ko manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza ntabwo yari yemewe y'ici nyuma y'amategeko which means wayirwanyije wese afite ukuri yes reka ubwire Bwana Marshal i Burundi nagiyeyo ejo mu minsi yashize batarafunga umupaka ariko reka mvuga aka kantu kuko tuba turi hano kugira ngo tubere abandi ijisho aho batareba cyangwa se tubabera ijwi i Burundi njyayo ibintu bimwe byinshi nabonaga byo nta kibazo gihari ariko ikibazo gihari nabonye rwose cyananteye ubwoba n'ibibazo iyo bigenda bivugwa mu Burundi ngira ubwoba mu Burundi nibwo bavuga ngo nta moko ahaba mu Burundi n'abantu babona umuntu bakavuga ko niba ari umututsi bahita bamuvuga uriya ni umututsi uriya ni umuhutu uriya ni umutwa abarundi bankurikiye babyumve ko ibi bintu birahari ntagwamo mbo simvuze ngo baricana ariko ibyo bintu birahari biranavugwa rero ibyo bintu mu gihe bivugwa nge mba nibaza umunsi umwe hakoma akantu gato hashobora kuzaba jenoside ubuyobozi budahinduye imitekerereze budahinduye ibyo bintu ngo bukure amarangamuntu bukuremo ibyo bintu by'amoko umuntu yibone mu ndi ntago mbizi wowe wagezeyo hanyuma nyine wabashe gutembera amakaritsiye wumvise igihutu n'igitutsi bitandukaniye mu mvugo bavuga se oya wabikureza ibyo bigire indimi ntabyo ko nta bwoko bubaho utagira ururimi rwisangije ku isi ntabwo birabaho oya ibintu nyine biriya ni ubujiji none se ubwoko nyine bubaho ubwo wagiye gusura abantu binjije wagiye gusura nafite ubujiji bw'amoko oya ntabwo ari ubujiji we mbo icyo mvuga ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu ngo baramubonye ngo ni umuki ntago wamenya umuntu wari we bivuze rego urimo kubizana wasanze se imico ya gitutsi na gihutu nyine nibyo nshaka kumenya nyine kandi warayibonye ibyo birahari biranavugwa ndavuga imico warayibonye ukavuga uti dore umuhutu aratambutse nko kugina yero ukabona mu masaha yashoreye inka oya niba ari hoya rero ubwo ni hoya nyine wasanze bafite iyo myumvire y'ababirigi badushizemo yes kuko urumva n'ububirigi niko bubaye n'abari bwandike comment bakavuga ngo nta bihari barabizi mu mitima yabo birahari biravugwa wese no mu mitima no mu mategeko yabo biranditse urumva abantu ikintu cya mbere cyubaka igihugu cyose ni nationalism kuko ntago Amerika ibuza amoko
Amerika ifite amoko menshi, za Nigeria wumva, za South Africa, ariko bo babubatse nationalism. Uburundi ntabwo buragira umuntu wubaka nationalism. Nabarwa gasore babigerageje barapfuye. Umuntu araza, nigeze kumva perezida Ndayishimiye yahigira uwita Pacifique Ntihazwe ngo igihe ngo yararwaye ngo bwakirwa mu ishyamba Ntihazwe ngo yaryaga neza. Ubu nawe ngo ari muri kwashe ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo perezida uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo. Uri Sebarundi kuko bamwita, sibyo? Muvuga ururimi rumwe. Ibindi mubirekera abantu banyanayimbwe nabyo. Ariko rero ntabwo ubutegetsi bukwiye kujya mu bintu nk'ibyo. Gusa nabare mu beza mu Birigi bashwashe isomo, ariko nabyo bizabaheza inyuma kuko umusaza ngo yafasha abana be abaha inkoni 3 ngo bazivune zirabananira, ariko aravuga ati muzihambure imwe imwe kwa barayivuna. Niba amacakura ari mu Burundi ako ameze gutyo koko akaba yanditse, bazahora badatera imbere kuko byari bikwiye, kandi bafite ubwenge nk'abandi, bafite amaboko nk'abandi, bafite ibyamwa mugani wabo barahinga bakeza, ariko barananiye kubiteza imbere. Niba banatera imbere uyu munsi ko babyibeshye, siyo rero bagomye ko batera imbere bafite unity and reconciliation. Kandi amasezerano y'ubumwe y'u Burundi yashizweho na babuyo na babagaza niba nibuka neza, icyo gihango baragifitanye. Ko bafite igihango cy'amasezerano y'ubumwe n'u Burundi bagikurikije. Ese gambaze, niba utarubaka iduka ry'umututsi n'umuhutu ngo wubake buri kimwe cyose, agende muri bisuka moto buri kimwe cyose, ibindi amatiku bajya bona iri yari tumuntu utazayumva azasigara inyuma. Ariko giye nakubwiye ngo nta muhwe mfite izibyo nk'ibyo, niba bigume mu nyine bakomeze basigara inyuma. Uzi ikintu gihari, reka nk'urugero mu nzego wumva ukuntu byafashe indi ntera. Ndagira ngo rwose rwose abayobozi b'Abarundi mugerageze muhindura ibintu. Murabizi ko mu Rwanda higeze kubaho ibibazo nk'ibyo byose byaturutse ku ntago bahinduka bari. Reka nkubwire babayishwe ndana kuboza biragoye. Reka nkubwire nk'ubu ngubu mu Burundi, niba ngo mu bayobozi runaka ngo bakizemo abantu ngo barareba bakavuga ngo reka dushyiremo abatutsi bangana gutya, biranditse rega mu gisirikare, muri kota ni kota y'amoko irahari. Biranditse igisirikare ngo ni 40% ngo abatutsi bajyemo ni 40%, ngo abahutu ubwo nukuzamura. Wese wakubaka igisirikare nk'icyo kigakomera koko? Ko umusirikare kagira katambuka akarwanira igihugu, we atambuka bitewe nuko ikosi yarishoboye. Uzazana umuntu uko atashoboye ikosi ngo nuko ari ubwoko bunobo ngo kugira ngo wuzuze imibare bareke, ariko nuko bahisemo kubyubaka. Mbo nuko rero hari wenda ntabwo waducika utatubwiye kuri kano kantu ka Nicolas Maduro wafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mbona kubivugaho bacinkerera mu cyamo, ariko bamwe bati uwitwa Donald Trump harimo arakora amakosa, akoza amahano, yatangiye kwivanga mu miyoborere y'ibindi bihugu, gufata umuperezida nk'uriya ufite igihugu gifite stati. Bati biriya bintu ntago ari byo. We nk'umusesenguzi w'umuhanga, nk'umuntu wabaye umusirikare, urabivugaho iki? Urakoze cyane, ikibazo cyawe ari ikibazo cyiza cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yigeze mu 1976, Venezuela yigenga muri 1811 cyangwa 14 gutyo, harimo intera y'akanyira 35 umwe yigenze. Ugiye muri cadre y'uko ibihugu byigenga ibyo uravuga umwe ni muri umuna wundi. Ese reka nkubaza, uri umugabo mu myaka 30, wenda ufite inyubako foreign one vewiti nziza wateye imbere, kandi iso yabahaye umurage mwembi muri abana ungana, yabahaye taranto zingana, umwe arayicuruza undi ayijyamo ayihagarikamo. Icyo nshaka kukwereka, ibihugu bya Amerika na Venezuela byavukiye rimwe, buriya birangana mu bwigenge ugiye kure. Buriya se ibyo nakubwiye intera y'imyaka 35 ntago ari imyaka myinshi mu bwigenge. Niba Amerika imaze imyaka 300, abandi bakaza 215 bajya kungana muri independence, wavuga ko bajya kungana. Ikintu cyateye mu isi cyo kumva ko umunyamerika afite supremacy intellectuelle, wowe mu Venezuela ukahora muri gata mu kirenge. Ubwo nyine abana Venezuelan, Amerika yubatse igihugu gifite amata asaga ibihumbi. Mwebwe mu rubwoko nka Bolivia n'iki munani kubaka igihugu cyanyu, ngumere nka Vietnam muhanganye na Amerika, mumere nka Iran mubashe kuba mwakwihagararaho uko byagenda kose. Mumere bafite petrole ya mbere ku isi muri karite, no mu bwinshi mwagwije petrole, mwibagirwa igisirikare, mwibagirwa intelligence, mwibagirwa unity and reconciliation, mwibagirwa iterambere ry'umuturage. Hano umuturage avuga ati ndapfira perezida, biri bamuvugiriza induru ati cyamadoro bakijyanye banyuze ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahubwo n'imyenda bamufatanye nabonye yabuze ku isoko, barimo barayigura cyane nk'abagura amasoko, barimo barayigura cyane. So Amerika yubatse igihagararo cyacyo, ibindi bihugu birya amandazi y'amadejiga n'amawanujiga, yizika gukubitika guhonda ugatangira kubebera usa kuzugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Amerika ni bacunda yikoba, wenda bazashira ubwenge ku gihe. Ntabwo Amerika iriho ngo ikurinde, wigezwe no kubivuga mu kiganiro,
nta nubwo Amerika iriho wenda igutere muri ubwo buryo, kandi ntago Amerika yavuze ngo ngo mwaturase abasirikare ngo mutwice ingabo zabateye, zarabateye nyine, ariko zibateye zisanga umujenerali nabonye banamukuye ku butegetsi, uriya mudamu Darcy yamukuye ku butegetsi. yavuye hose nawe Darcy yakuye umujenerali ku butegetsi, wabaye umugambanyi, akabuza inzugi kwifunga zaho Maduro yarihishe, kuko Maduro yari afite ubwihisho budashobora kumenwa na Amerika. yagambane n'uriya wari waragiye guhita ayobora, yagambane n'umujenerali uriya ugiye kuyobora, urimo kubatoratora bafunga, uri muyobora. So mufite igihugu aho kugira ngo murere, ko bivuga ko ngo yari yanywera urumogi ngo yibagiye gukinga cya gihugu ngo gicuza ibiyobyabwenge. Ntabwo ari we wikingira, ayo ni amagambo ngo yari yanyweye ibiyobyabwenge nako ngo byaka ya media ya Amerika, ibyo bita nukugira urumva nukuyobya uburari, ni ibisambo nyine by'abanyamerika, n'ibirura n'ibijura n'abapredateri nuko babaho, bafite media ikomeye, internet dukoresha n'izabo, kimwe cyose bumva bavuga ibyo bashaka isiga byemera. So what do I mean, no kuvuga ngo Venezuela ntabwo yabuze bije yo kubaka ingabo, kubaka civisme, patriotism, uburere mboneragihugu. Nabwiye umuntu nti iyo Maduro ashaka abaturage 1000 bakajya bararizamu akabarara hagati, ntago Amerika yabakoraho. Kubaka umuturage biruta kubaka imbuda na zatanubatse, yanazubaka Amerika baharuswa bagahita baca connection n'amakode zira za ya defense. Aka Amerika yubatse umuturage wayo, kugeza umuturage Amerika ajya gutora idarapo mu ishyamba ririmo gushanga ngo Amerika idahera mu ishyamba kandi ari idarapo. Venezuela yubatse iki? Mu bihugu byacu bya Afrika uretse mu Rwanda mbona ministeri ishinzwe uburere mboneragihugu, inshingano mboneragihugu ngo n'ubumwe n'iki, ko ujya kureba ugasanga n'ibihugu bitabyitayeho, kandi kugeza uyu munsi nayo mbona ibyo ikora bidahagije, cyane cyane muri service mu nshingano mboneragihugu. Ntabwo mbibona pe. Heruka mu itorero rya 2017 uretse aba bana bava ku rugerero, ariko abantu mu nshingano no mu mirimo twakoraga amatorero turi hehe, turi mu baganga, turi mu banyamakuru, hari amatorero ntago akibaho, kandi igihugu ntabwo gicutse umuturage ku burere. Urumva ibihugu bifite abaturage batarerwa do A a Z bishobora kugira ibibazo isaha yose. Ibihugu bya Afrika rero na za Venezuela nibashyire inyigisho z'umuturage kandi ze kuba amagambo ya propaganda, zijyane n'ibikorwa. Umushinwa iyo wibye umusoro, polisi taraza, anti-smuggling ya China bahita baguta muri bakagutwara daridari mu ngorofari bakujyana ku biro, bati umuntu doragiye kudusubiza mu bukoroni bw'umuyapani, yibye umusoro. Batawibye he? Batarabenya ufite umufuka mu murebo mu no kumumanika bamumanika. Bro, ibihugu biteye imbere bifite ukuntu biri serious mu gukunda ibihugu byabo. Urabona Amerika, ariko uburenganzira bwa Afrika bwamaze kuba bwinshi, abantu biga bicunda yikoba, umuntu agapfira mu iterura, ukora umwana w'imyaka 18 nta cyazi, babana biruhango baramiraga ibendera. Yego kuba inkuru ndabyemera, ariko byangombye kuba iya myitwarire ya cyana y'abana ikiri mu mico y'abantu. Nese abana b'inyanya ntabwo tubibuka kubera ubutwari bagize. Abana bo mu ruhango se ubu wenda basuwe 2 3 gatatu birangira aho ngaho, ntibashobora gukora n'ingendo ngo bagende mu mashuri, urumva bakangurira abantu igikorwa nk'icyo ngicyo bahabwe na bije. Ubwo bibaye localized biri locale mu ruhango. So ibihugu byacu bya Afrika na Venezuela n'ibindi byose nibubake gukunda igihugu, ariko we gukundisha umuturage igihugu magambo, unamukundisha ibikorwa. Avurwe neza, umuhanda ubutunganye, ivuriro, umubyeyi we najya kubyara cyangwa iki n'iki, abone icyo kurya, abone icyo kwambara, ibiciro ku masoko bigabanyuke buri kimwe cyose. Ariko igihe cyose hazajya haba ubutegetsi ku isi, umuturage avumira ku gahera, Maduro bazamutwara bavuga ati nagende n'akazi ke. N'ubundi urebye kuba nta kintu cyabaye bamufata, abaturage bashakaga impinduka uko byagenda kose cyane. Wabireba nabyo, wabireba kandi wabireba ibyo ngibyo. Maduro n'umuntu wari umushoferi uw'amabisi n'amatagisi n'iki, azaba perezida from nowhere, asimbura Hugo Chavez wazonza abantu. You see, ikibi gisimbura ikindi. Maduro muramurengeramo iki? None Amerika byo ntibiri bihanure mu bishorishori bikayikubita hasi kubera ko irimo iragenda ivogera ibindi bihugu, kandi nanone ikagaruka ikavuga ngo demokarasi kwiye kujya imbere ku isi. Ese iriya niyo demokarasi batubwira? Tuvugisha ukuri, numvise ba Kenisa bivugaho na Mutabaruka wenda ntibabyerura, nabo bagiye bakurikirana, ariko nkumva uburyo bakora nabo hari ahantu batarashe ku ntego. Ubundi iriya niyo demokarasi reyere, iriya niyo demokarasi reyere, donc itari muri opaque, itari muri opacité. Ikintu bitaga kera yashika urakize igitelefone ntuza appareil, utuntu twajyaga muratuzi batwitaga nguki
udufilimi negative 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 ujya se ari ifoto niyo yavagaho amafoto wajyaga kuyihanagura ikavamo ifoto bakamenya ko Karabo bakakureba mu hwati dore uyu ni Karabo ni kanaka n'ikini demokarasi dufite ni enfiligrane demokarasi ivugwa ahangaha filigrane ni wa murongo wa munoti bareba gutya bakareba ko ari nzima cyangwa itari nzima cyangwa muri diplome ukajya ubona amanoti gutya iriya niyo demokarasi se iyo dusanga ngo ni kuri imeze ya Trump nyine oya isanzwe mu isi batwigisha iriya rero ni diploma iriya ni demokarasi itarimo kwisha yuko ukurusha gufara kudunda kandi niko byamye bimeze urumva bakajya bayitwigisha batakuyeho agahungo tumenye uko imeze ubu iriya niyo demokarasi iriya niyo demokarasi ikwiye ku isi ugatekereza kubaka ubukungu patriotism civisme mu baturage urumva ukubaka ingufu z'igisirikare z'ubwoko bwose sibyo nese ubise ibyo bita ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda Kongo na Kisekedi ntibashobora gusinzira ngo basinzire ijoro batikanze ikintu cy'ingamba z'ubwirinzi none mutarajya no mu bwirinzi bikiri mu ngamba gusa urumva ako buriya nabo bagize ubwirinzi byagenda bite bande abakongomani ni nk'ubwa Venezuela nyine urumva icyo nshatse kukwereka ibintu byose tubona ku isi no gukomera kw'ibihugu birubakwa ntabwo biza from nowhere cyangwa bihabwe nk'impano umuntu yaguha ibibunda nk'ibyahawe Venezuela n'Abarusiya imitima ikabigurishamo ko ikakurija kode ku munyamerika akaza gukina The Hollywood rero ngo twaje ngo nazakajugujugu ngo tujya gutego gutwara abantu kumbe kode ziri desactive inzugi ziri desactive kandi zabaye desactive n'abantu banyu wasanga zarubatswe n'abanyamerika ziriya nzu yarabaguze yaguze ababikoresha ubu we Karabo ndakubuze ukaba wagurisha igihugu cyawe Karabo reba ubuntu nka Karabo atanyagusha igihugu cye reba nkajya afite simple jya afite simple marishal ntabwo nagurisha igihugu cyanjye hajemo kugurisha igihugu cyanjye nakubwirane ijyane byawe urumva so rero icyo nkubwira ahangaha ibigwari ku isi bibaho akabita amarejime y'ibigwari akubaka ubugwari bakabusoma nyine bagashira inyota nka bya Venezuela kubera ko mbisumarimo uko Amerika yubaka amoko y'aba Spanish yubaka ikindi ntabwo nabari abananiye kubaka abantu babo ngo barinde igihugu wapi aba Venezuela ntago ari ibicucu babuze ububaka ushatse kuvuga ko ari ibisambo bishakira inyungu ubutegetsi bwaho aba Venezuela nibo n'abaturage nk'abandi ahubwo what next uriya mugore aje gukemura iki uriya mugore ariko ngo agiye guhangana na Trump ngo hasi hejuru nahangana na Trump here from the bottom yubaka umuturage udashaka kugurisha igihugu ariko buriya yahangana na Trump akamubasha biri ahubwo si ugushora igihugu cye mu Trump zasigaje iminsi ngahe ubundi reka nkubaza ari Venezuela na Trump na Amerika ninde watsinze undi muri ya ntambara ni Trump watsinze Trump yatsinze Venezuela hatsinzwe Amerika gute kuko yigize igihararumbo cyo gushugurika umuperezida w'abandi gifunza umuntu kuko abamwe ibiyobyabwenge n'abikoresha na Amerika irabafite n'ababicuruza ntiyahereye ku baturage be yahereye ku bandi ni ibisambo byagiye kuri petroli ya Venezuela bitwaje ngibyo biyobyabwenge ubu ngubu Amerika nimo kuvurwa kugahera kurusha Venezuela kuko Venezuela yo ariko ngo ibiyobyabwenge byicaga abanyamerika cyane biturutse muri Venezuela n'ubundi birabica abanyamerika bibavuyemo muri Panama muri Caraïbe ntabwo ari Venezuela uko ifite petroli nyinshi bagiye gushaka biva henshi Mexique sibo byinjirira byinshi ko batarashe Mexique babanje bakarasa Texas aho byinjirira ngo namabuye y'agaciro bashaka hariya nuko ni petroli no kuvuga ngo rero bafite n'umushinga bashwaniyemo witwa Petrodora bashize imyaka myinshi bashwaniyemo barimo kwihorariraho ariko icyo nakubwira nubwo twavuze weakness ya Venezuela ariko buri uje witonda muri criminology umuntu bazi ibintu bya criminology umuntu ashobora gukoresha ikosa kugira ngo ufungwe wamara kugeramo urumva nabyo ari bya yampano wamara gufungwa akongera akazi akikorera amakuru yampano nawe waramumenye akikorera ndamuzi akikorera amakonseri kandi wowe ufunze uzare mu bucamanza basohoka ko kera bikibaho ushobora kujya mu rukiko n'umuntu mukege bakiburana begeranye akajya guhonyora ivi kugira ngo urakara umutero urushye umucamanza akongera kugufunga bwa kabiri so Amerika nayo irimo gukora amapenaliti kuko ubu ndibwira ko influence ya Amerika irahari ku isi barakize ariko buri wese arayivumira ku gahera kubera amafuti y'ibikora Israel yagabanyije abakunzi kubera kwica abantu muri Gaza ubu rero nakubwiza ukuri mu ruhando mpuzamahanga mu mboni zanjye nawe Amerika mu by'ubupfura n'ikinyabupfura n'amategeko Venezuela yatsinze Amerika kuko yerekanye Amerika iyo ariyo iyambika ubusa ku karubanda nayimanika nkaho babambye ntuze Yezu akuzi kari byo bayihunda iminya kuko akwa mugani kuki bafata Nicolas Maduro kuki nta nisasu ryavuze bira wa mugani nsaka gambane bakoreye Amerika Amerika
ifite ubusa yambitse Venezuela. Nibyo. Ni ukuvuga ngo Amerika yambuye Venezuela ishati, Venezuela yambura Amerika ipantaro. Aho hantu urengere. Reka dusoze wenda ibindi tuzagaruka, ntabwo tuvuze ku bya Traoré nawe urimo uragerwa amajanja. Ejo bundi ngo bari bamwishe rwose habura gatongo, ariko bari muri ako kagambane, ngo harimo n'igihugu ngo cya arigambanira kugira ngo bakomeze kwitwa igihangange. Ninde so bamugambaniye ngo niwe wigambanira se? Biriya barabyikora n'amapuranka bakina kugira ngo abaturage bamugarukeho. Reka gende igihugu cye ngo cyitwa nde? Yitwa Burkina Faso. Oya, igihugu ni Burkina Faso, ahubwo ngo ari igihugu cyari Cote d'Ivoire, ngo nayo ngo yari iri mu bashaka kumuhirika. Biriya tuzabiganiraho gutanza kugira aho bicometse. Tuzabiganira, ariko nawe mba mbona ngo ku bazungu rwose ngo ntavuga rumwe nabo, kandi abamurinda sa nyine bamukunde kubera ko ngo yahagamye abazungu, yahagamye ndi abamurinda se ko nabonye ngo abamurinda ni n'abazungu. Oya, uriya muntu nta escort y'umuzungu nabona muri convoy. Mu basirikare bamurinda ntawe nabonamo ku gipangu cye, ngo ntago ari abirabura bamurinda. Ni bazamwica, bazamuhitana rero. Urumva rero ni ikibazo. Yigira mu bihingwa, ariko nta kintu harimo gikomeye. Ubona nta kintu kimurimo, ntacyo gikomeye, n'umuntu uri aho ngaho gusa. Aje ejo bundi mu myaka mike, ariko urumva ko ngo kwifotoza n'imbunda n'amaga yakuyemo gaze zivuze iki biriya. No kwerekana iki se biriya. Aba bakoma amashyi abagenzi, hako nta kintu kirimo rwose. Ni nka show speed ndanamusuje, ariko we ni social media influencer n'umwana mwiza ntaribi. Yateje imbere ubuhinzi. Iyo aguze ibifaragura n'imashini zihinga, afite côté positif, umuntu yamushimira. Aho kwirizamo uniforme no gukangata no kujya gutebera n'ubugana muri mu mwana bizashira. Pistol se zimaze iki? Suko se pistol kuri kugenda na pistol president. Nacyo abagira ngo bamutinye. Reka rero tugushimire bwana Marshali, dushimire na Jafet wabaye ku buhanga bw'ibyuma, nge nari Karabo k'Imana, dushimire namwe mwadukurikiye ku vigano gitangiye kugeza gisoje. Ibindi nakagaruka, Imana ibarinde.